Ibi mureba aha ni bya bisambo bitatu byatemaguye umwana w'umukobwa Rwamara i Nyamirambo ndetse bikanamwambura. Polisi y'igihugu yabasha kubita muri yombi, yatangaje nuko byagenze kugira ngo ite muri yombi. Amakuru y'ibyo tumaze iminsi dukora Kavukire friend, ntabwo ari iminsi myinshi, bijyanye na video amashusho amaze iminsi azenguruka ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bayavuzeho byinshi, ndetse natwe nka polisi hari ibyo twagiye tuyavugaho. Hari mu ijoro rya tariki 11 z'ukwezi kwa 9 nibwo twibwe polisi twamenye amakuru y'abagizi ba nabi bakorewe ubugome bukabije umudamu witambukiraga mu kagari ka Rwampara mu murenge wa Nyamirambo. Nabamenyesha ko burya ejo byatangiye gukwirakwira, twebwe twaraye ijoro turi mu kazi. Ntabwo kuri twebwe ntabwo byari bishya, ntabwo yari breaking news, twari tubifite tubikoraho. Muri iryo joro rero abagabo batatu, uwitwa Gatari Edimo ariwe alias ndashaka amazina yabo bakoresha, alias Black w'imyaka 38, ndetse Hakizimana Jacques alias Claude w'imyaka 33, na Rurangwa Jean Paul alias Muchezaji cyangwa Bokungu w'imyaka 40, bafashe umudamu witwa Nyampinga Claudette wari utashye mu kagari ka Rwampara, kuko niho atuye hariya hafi n'umusigiti wo muri Rwampara. Uko nababeretse mbere, umwe muri bo ariwe Rurangwa Jean Paul niwe wamaje kumufata, amukubita hasi, amwambura agakapu karimo telefone ya Sony n'akandi gatelefone akoresha muri momo gatoya tumwe twitwa gatoroshi. Hanyuma uwitwa Hakizimana Jean Claude, Hakizimana Jacques ariwe Claude alias Claude, niwe wamutemye n'umuhoro. Uyu rero Rurangwa Jean Paul we roroye kwari gutera amabuye no gukubita abaje gutabara. Ni nawe wakomerekeje umunyerondo witwa reka mbashakira amazina ngira ngo amazina yenda yafite, Maniriho Theogene, ntabwo ari Manirakiza, Maniriho Theogene mu byumve neza mutaza kuvanga ibintu. Maniriho Theogene ni umunyerondo ukora ku kagari ka Rwampara, we yaje gutabara. Uyu Jean Paul rero niwe wamukomerekeje mu mutwe no ku kaboko. Nyampinga Claudette bamukomerekeje hano ku maso, mwarabibonye, ku kuboko na hano ku kuguru, ndetse aracyafite naho umuhoro wagiye uca. Bamaze rero kumutema, bamaze guhinda abantu bari baje gutabara no gutera ubwoba abantu bose bashaka gutabara, barirutse bahurira ahantu ku ishuri mu Rwampara. Bahageze mu magambo yabo aravuga ati birarabuye, buri muntu afata inzira ye. Jean Paul atuye Mageragere nkuko naye basobanuriye, ajya Mageragere. Hakizimana alias Claude agiwe ku Kivugiza, na Gatari Edimo agiwe mu Nyakabanda. Bafite abantu babana, bafite bo bavuga ko ari abadamu babo, ndetse ko bavuga ko bafite ubundi buryo babanyemo. Barababwira ko ibintu bukiye mu gitondo, barababwira bati uyu munsi dushaka ntimugire icyo mumubwire, hari ibintu twakoze bitari byiza.
cyane cyane nabo bamaze kubona utuvidewo dutambuka hirya no hino babona ko ibintu bitari bworohe. Kuva ubwo rero umuntu twakomeje kubashakisha tufatanyije n'abandi baturage baduhaga amakuru, byageze ku mugoroba amasaha ya saa 11 n'igice za nimugoroba tubamaze kubafata bose. Abo bose icyo bahuriyeho uko ari batatu bose bafunzwe muri gereza kubera ibyaha bitandukanye. Enda mbanyuriyemo Hakizimana Jacques alias Claude yaravuye muri gereza aho yafunzwe imyaka 2, yarakurikiranyweho icyaha cy'ubujura no gukoresha ibiyobyabwenge. Gatari Edimo alias Black we ari wa undi wafashe uriya mudamu, nawe yaravuye muri gereza aho yarakatiye imyaka 3 akurikiranyweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Naho Rurangwa Jean Paul we yari mu bantu baraho gusa, we ntabwo yari yakageza ajya muri gereza, gusa ngira ngo we yari umwe muri bo bakorana, ariko nta yandi mateka dufite y'ubugizi bwa nabi kuri we mu myaka yatambutse. Ariko turacyakomeje gushakisha kuko nta kuntu yabana nabo ngo abe atazi uburyo bakoraga, aho bakora. Andi makuru dufite tugikurikirana, iri joro rikeye barafite umugambi wo kujya Kinyinya, nabo bari bafite uwo bashaka kwiba. Ubwo rero icyo twashaka kubabwira muri iki gitondo nuko turabizi ko abanyarwanda benshi nkuko mwabibonye ku mbuga nkoranyambaga bifuzaga kumenya icyakozwe, bifuzaga kumenya icyo polisi iri ikora kuri ubugizi bwa nabi bwagaragaye kandi bwababaje benshi kuko marangamutima turabona ku mbuga nkoranyambaga. Natwe rero ni mu urwo rwego twifuza kubereka ko hari icyo twakoze kandi n'inshingano zacu. Ntabwo mu by'ukuri ubundi twavuga ngo turivuga ibigwi, ariko turakora icyo dushinzwe nka polisi, kandi n'abagiriweho ibyaha ari Nyampinga ari Imana iriho, kugira ngo nabo bari bakeneye kuruhutsa imitima ko ababagiriye nabi bafashwe. Iyo urebye video uko isa, yewe bombi narabasuye, iyo urebye video uko imeze, uko igaragara, mu by'ukuri ntabwo wakwibaza ko Nyampinga uko namusanze niko yagomba kuba ameze, kuko sinari nzi ko ahubwo ataraye no mu bitaro, ahubwo yaravura ataha. Bivuze ko nta mahirwe yagize, kuko si uko abantu batabaye, abantu bari bararinze, ahubwo nuko navuga ko ubona ko bari abantu baragamije kumugira nabi, bashaka kumwaka utwi yari yakoreye. Rero ari Imana iriho, ari Nyampinga na Imana iriho, bose baravuye barataha bameze neza, turabakurikirana. Ubwanjye nabigereyeho, urabona ko mu by'ukuri barakomerekejwe, barakomeje kuvuza ibikomere batewe n'aba bagizi ba nabi. Abantu baracyaduha amakuru rero, baracyaduha amakuru y'abandi bakorana, baracyaduha amakuru y'indi migambi bari bafite, kuko burya abantu hari igihe bafite aho bahuriye n'abandi twebwe tutazi. Bityo rero iperereza rirakomeje kugira ngo twegeranye amakuru yose ya ngombwa ku bijyanye n'ubugizi bwa nabi muri rusange. Twabatumiye rero kugira ngo mubwire abanyarwanda iby'iyi nkuru ko abantu twabafashe, ariko mu by'ukuri tunizeza abanyarwanda ko polisi iri maso ku buryo abantu batabasha kubibona cyangwa kubimenya neza, ariko mu by'ukuri turahari no kubw'abanyarwanda, ni kubw'abanyarwanda muri rusange n'abaturarwanda. Turashimira abaduhaye amakuru bose, kuko amakuru bagiye baduha yagiye atugira akamaro. Ntabwo nabara no gushima n'uwafashe video, wenda kuko video na hari uburyo yadufashije kugira ngo dukore vuba. Yoza guceceka ntiyagira amashusho aza, wenda twari kubafata, ariko wenda ntibyari guhita byihuta nk'uko bikwiriye.
ariko dushime n'abatabaye burya nari amahoni yavugaga nubwo batinye kwegera ariko amahoni nabyo yatumye bagira igihunga ntibagera ku mugambi wenda wo kumwica bari bafite kuko uriya muntu watemaga ntabwo avuga ngo aramutemaga ngo abeho birashoboka ko yari no gupfa ariko birashoboka ko nari amahoni yavuze nazira nduru zavuze zatumye mu by'ukuri batagera ku mugambi bari bafite cyangwa batabakomeretsa cyane uyu munsi bakaba barabashe no gutaha ibyo nabyo ntitwabura kubashimira rero ubufatanye bwa polisi n'abanyarwanda ni ikintu gikomeye mu guhashya ubugizi bwa nabi ariko turahari turi maso ubushobozi bwo gushaka umuntu wese wagize nabi turabufite no kumufata tukamugira turabufite reka mbwire abanyarwanda rwose batuze polisi irahari ariko mbwire n'abandi banyabyaha bose babitekerezaga ko nta bwihisho nta naho guhungira biragoye gukora icyaha ukaturengana umutari rwose turagufata ni byiza ko bakwishyira ngira ngo uko mubabonye ni abantu bafite imbaraga ni abantu bafite sante si n'abantu bavuga ko bafite aho batuye bafite uko bari bashoboraga kubaho bakoresha imbaraga zabo n'ubwenge bwabo ariko nyine bashyitsemo gufata inzira y'icyaha ubwo nta kundi bazakurikirana uko bikwiye abandi bakorana bose cyangwa n'abandi batekereza gukora nk'ibyo bakora ibi bibisomo bibereke ko uzabigerageza wese azafatwa kandi akabihanirwa murakoze nitwa Solange Umurerwa umunyamakuru wa RBA ndashaka kumenya se iki cyaha kibahamye bashobora guhanishwa ikihe gihano hanyuma ibi byaha biri kugenda byiyongera muri iyi minsi mwari mubikomojeho ko muri tayari cyangwa se mwiteguye n'ubundi gukurikirana bagira aba bafite icyo bitekerezo ariko se ko bigenda bisa n'ibyiyongera muri iyi minsi hari gukorwa iki cy'umwihariko sinzi ko byiyongera cyangwa ari uko wenda itangazamakuru bigaragara nk'ibyiyongereye ariko sinzi ngo byiyongera bivaho ibijyahe byavuye ku bingahe bigera kuri bingahe ntabwo mu by'ukuri icya mbere mpereye ku kibazo cya mbere wari uvuze bahanishwa imyaka ingahe reka icyo tugerekere RIB nizicara igakora dosiye ikayitunganya ikamenya inyito y'icyaha gishobora kuba atari kimwe cyangwa ari byinshi kutagukomeretsa kugambira kwica ubujura rero ni byinshi rero ubwo ngubwo bisaba umunyamategeko yicare niyo mpamvu uyu munsi tubazanye tutarakora dosiye tuba twakoze dosiye twababwira tuti bitewe n'uburyo categorization y'ibyaha afite abantu bashobora guhanwa muri ubu buryo naho turi muri sosiyete ntabwo sosiyete wavuga ngo izabamwe abere gusa abantu beza birashoboka ko mu mboni z'abantu babona ko bisa nk'ibyiyongereye ariko twebwe tubona byaragabanutse cyane ugereranyije n'iminsi yatambutse ahubwo nuko wenda uburyo bica ku mbuga nkoranyambaga bihita bifata iriya situation igaragara nko byabaye byinshi ariko kuri twebwe ibintu nk'ibi mu by'ukuri ntabwo twari turiherutse ariko n'ibyo bike bihari ntabwo ari byiza byakabitana hari pe nicyo twifuza ingamba zihari rero ni ugufatanya n'abaturage ni guhana amakuru mu by'ukuri ni ukutwereka kuko aba bantu badutuyemo aho mbabwiye ahangaha mvuze ntugire ngo batuye mu kigo baturanye n'abantu bafite abaturanyi ariko ntibyagutangaza ko wenda ubu ngubu nuko bafashwe ejo nidukomeza iperereza dushobora gusanga hari umuntu ukubwira ati ariko aba bantu hari icyo nari mbaziho rero icyo ubu baziho twebwe kiduhe ntabwo tujye tumufata kuko tuzamufata ari uko tubonye ko ibyo uvuga bifite ishingiro tubuze n'ibindi tuburizemo bitaragera ahangaha birashoboka ko abangaba mu by'ukuri twari kuba twarafashe mbere kuko kubona umuntu ukora igikorwa nk'iki ntabwo wavuga ko wenda ari bwo bwa ndashoboka ko hari n'abandi babikoze nk'uko bari bafite n'undi mugambi wo kujya ahandi rero amakuru duhawe nubwo hari ababibabariyemo ariko mu by'ukuri mbabwiye ko hari n'ikindi tuburijemo ibintu nk'ibi rero birashoboka naho ubundi ibyaha nk'ibi mu by'ukuri navuga ko byari bimaze iminsi byaragabanutse yenda ibindi muvuga ni bya bindi wumva ngo urugomo yakubise kanaka muri sosiyete sinavuga ngo tuzicara umwe ntakubita undi tuzicara umwe ntibatongane ariko ni nacyo inzego ziba zibereyeho
ziba ziriho kugira ngo zibikurikirane noneho bibere isomo abandi bicubye n'abandi n'ubundi ntabwo twavuga ko bizamuka. Reka Imana irakiza ibyo bakomeje kugira muri nguyu gatari mu kwega santacuza ndetse n'Imana kandi gacuruzaga umuntu akaba yakibaza mbere na mbere ngo ntibyaba ari ikibazo gikomeye niyo abantu bafite imirimo yindi bakora nk'iy'ubucuruzi bishora mu byaha nk'ibi ngibi, niba ko mwaragenzuye mugasanga ibyo bavuga by'imirimo basanzwe bakora ari ukuri. Ariko ikindi noneho kigendanye no kuba babiri muri aba ngaba bari basanzwe barafungiwe n'ubundi byaha bifitanye isano n'ubugizi bwa nabi, umuntu akibaza ngo kuko ngira ngo si n'ubwa mbere polisi ifasha abantu igasanga n'ubundi bafite records z'uko bigize gukora ibyaha n'ubundi bisa n'ibyo baba barafungiwe. Ndetse ndibuka rimwe n'igihe bigeze kutwereka abantu bigeze kwica umuntu mu Kicukiro, bavuga ko umugambi bawucuze bafunganywe muri gereza, nubwo polisi atariyo igorora ariko irongera ikagira inshingano zo gukumira ibyaha bikorwa n'abantu baba barageze gukora ibyaha bakagororwa. Niyo ugiye mu makaritsiye menshi usanga bahangayikishijwe no kuvuga ngo kanaka wa wundi yakatiwe imyaka 2 ubu arabura amezi 5 naza none ntabwo tuzamukira. Aba bantu amaherezo yabo azaba ayahe niba icyaha cy'ubujura, icyaha cy'ubugizi bwa nabi bakora igihano bakakirangiza ariko bagasubira muri sosiyete n'ubundi bigaragara ko rimwe na rimwe babaye babi kurenza no bari bameze mbere. Ndetse n'uyu muvuga yuko wadafite records ugiye gusanga abagizi ba nabi akenshi usanga bafite n'imyirondoro irenze umwe, kuryo ushobora gusanga nawe yarigeze gufungwa. Hari abo tujya tubona ugasanga yafunzwe imyaka myinshi ariko ari abantu benshi batandukanye. Ibi bintu by'abantu bafungwa bakava muri gereza ariko babaye babikurushaho, polisi n'izindi nzego z'umutekano muteganya kurwana nabyo gute? Urakoze Theo. Ikibazo cya mbere cyo nababwiye ko iperereza rirakomeje. Ibyo bivugiye ntabwo ari ihame, ibyo bivugiye ngo ugiye nkora ibi si ihame, ni ibintu dukeneye natwe kuverifying, ni ibintu turebe kubiba nimba ari byo kuko babikora. Ariko nanone nta gitangaza gihari kuba yumva umuntu akora ibikanda ari n'umujura, bijya bibaho. Ntabwo kuri twebwe byaba ari bishya kuko ni ingeso wenda nimba ariko ko wasanga bifite kuko yabikuye mu byo yari ibyo n'urugero niko bitekereza. Ariko ibyo ngibyo ni ibyo bivugiye nababwiye, ntabwo ari byo duhamya. Ibyo ngibyo ni bisaba ko tujya kubanza kureba koko nimba bihari. Naho icyo warubaje kindi, nibaza ko abantu bose bafunzwe mu Rwanda muri gereza uko basohotse se ko baba babi. Harimo nabaza bagahinduka bakajya muri sosiyete bagakomeza kuba ubuzima bugakomeza. Ariko nanone ni kimwe nuko dufite n'abatafunzwe bari hanze aha wenda batari beza tutaranafata cyangwa tutaranaregerwa twese tutazi. Nkuko nababwiye iyi ni sosiyete, nta sosiyete wavuga ko izaboramo umuntu utandukanye n'abandi. Kimwe no muri gereza n'indi sosiyete, sinzi ko baragerageza bakagorora bagakora ibyo bakora mu buryo babikoramo. Iyo tuvuge muri 100 havuyemo 20 cyangwa 5 bakamera nabi, ntabwo twavuga ko nta gikorwa. Gusa nyine icyo ni ikibazo mu by'ukuri kigomba gukurikirana kora kuki umuntu yagiye hari agafungwa akagaruka agakomeza niba yakoraga. Ubwo ngubwo ntandi nyine bihita bihinduka ingeso. Burya hari ikintu no mu bahanga bize kiminoje bayita mu ndimi z'amahanga recidivism. Burya abantu byabaye gutyo nyine we babaho agahora asubiramo icyaha nyine, ukamuhana gasoka gasubiramo, ukamuhana gasoka gasubiramo kugeza nyine igihe abantu bigerwaho bakambika ibikomo. Kamubwira turazi waratunaniye tugiye kwambika igikomo ugenda hano tuyibona. Ubwo ndavuga mu bindi bihugu, ariko kuri twebwe nkuko bivuze bizafata nyine ko inzego zihura zikabiganaho zikareba niba uyu mubare ukungana hakigwaho isasoka bangahe, hakira bangahe, abavamo bikangani bangahe, hanyuma hakorwa iki. Ariko mu by'ukuri sinakwicara nemeze ko ngo nta gikorwa kuko abasohoka muri gereza ni benshi, abasohoka mu bigo ngororamuco ni benshi, kandi siko bose bahita bagaruka mu ntuze mu bugizi bwa nabi. Gusa iyo hagizemo uwo bitagenda neza ntibikunde akitwara uko yari ameze cyangwa nabi kurushaho, ubwo nyine nta kundi tubereho tubanatsi kacu. Ikibazo cya mbere umbajije
ubwo uratuma nibaza niba ejo bundi nabonye umuntu warashwe avugana n'abantu muri Amerika arapfa. Ese birabuza abayobozi n'abakuru b'ibihugu kujya muri Amerika mu nama y'umuryango w'abibumbye kubera iyo mpamvu? Ndumva atari byo. Na Amerika habayo ibibazo byaho, mu Bwongereza ibibazo n'ahandi haba. Natwe rero kuba burya iyo bavuze ngo igihugu gifite umutekano si uko nta byaha bihari, nuko ibyaha bikurikirana neza ababikoze bagafatwa. Sinzi mu byumva. Umutekano urimo n'ibyo byose. Ese ukoze icyaha baramureka akidegembya agakomeza akagira abandi nabi, akakomeza kugira abandi bantu nabi, akabi bakabica, akidegembya nta guhanwa nta gufatwa? Buriya icyo nicyo kibazo gikomeye. N'icyaha ubwacyo ni ikibazo, ariko biba ikibazo gikomeye iyo ukoze icyaha adakurikirana. Nujya mu bihugu aho umuntu akora icyaha akica agakiza agatema ntakurikirana, icyo gihugu kugishyira muri kategori y'igihugu idafite umutekano byabyumvikana. Rero twebwe kuba mu masaha atageze 28 babigizemo bafashwe uyu munsi tubafite, ubwo umuntu hari yagira impungenge zo kuza kandi banafashwe. Yari kugira impungenge iyo bari gukomeza ibyo bikoresha bidegembye. Ariko icyo nshaka kuvuga rero nuko kuba hari insida yabaye, hari ubugome nk'ubu bwabaye, ntabwo bigomba gutera umuntu ubwoba, kuko mu by'ukuri nicyo inzego ziba zibereyeho, zigomba kubikurikirana kugira ngo ziburizemo n'ibindi bishobora kubaho, ariko n'ababigizemo hari bagakurikiranwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Rero ntabwo icyo ngicyo twe kidutera impungenge. Nta nubwo wavuga ngo nicyo cyambere kibaye ngo ni ndenge ndahire ngo ntibizongere. Biraguye. Nta na societe nimwe hagira umuntu haguruka kirenga akavuga ngo nta cyaha kizaba muri societe. Biraguye. Ni nko bavuga ngo iwanjye mu rugo nta mwana uzigera kubaga. Birashoboka? Ntibishoboka. Ni nkuko mu kazi aho uri wavuga ngo nta muntu n'umwe uzigera witwara nabi. Birashoboka? Ntibishoboka. Niko umuntu ateye, niyo mpamvu hariho amategeko, niyo mpamvu hariho inzego. Nuko abahanga bice bakamenya ati hari abantu, ntabwo abantu bose bareba kimwe, ntabwo bose batekereza kimwe, abantu bose ntibakora kimwe, abantu bose ntibafata umwanzuro kimwe, abantu bose ntibagira amarangamutima kimwe. Hajyaho amategeko, hakajyaho umurongo, hakajyaho amabwiriza, ku buryo uyatandukiriye hari uburyo akurikiranwa naho ashyira. Ngarutse ku kibazo wari ubaje cy'imibare, ubwo kiramfasha no muri ibyo bihumbi byose iyo birekuwe, ubwo biramfasha no kugenda na Theo yumvireho, siko bose iyo basohotse bagaruka mu bwizi bwa nabi. Bazi ibyo bihumbi byose bigarutse bigasoma mu bwizi bwa nabi, izi kamera ntabwo mwazigenda urumva. Ariko icyo tuvuga mu by'ukuri, icyo cy'imibare, icyo cy'abantu barimo nk'uko ubucamanza bisobanura cy'amadosiye bakiriye, navuga kuko bose basohotse siko bababi, hari n'abahinduka bakaba abantu beza. Ese ntabwo mwari mwumva abo twese imboni z'impinduka? Ntabwo mwari mwasura basigaye bafite ibikorwa bakubwira uko bari babayeho, bari abantu beza bafite batanga n'akazi, bahinga, babaza, badoda, basudira, bishyize hamwe? Nuko wenda inkuru iba ari ya yindi nyine muzi ngo umuntu yariye imbwa, ariko mu by'ukuri hari abantu benshi bakora ibintu byiza wenda bitakiri inkuru kuko bahindutse. Nacyo twifuza bari hanze aha ngaha, bavuga ko izi inzego zikora kandi hari icyo zifasha. Gusa no guhoza, ntabwo wavuga ngo uratuje uraryamye turaryamye turarekeye ngo abantu barahindutse babaye beza. Oya, mushobora kuba muzi umunsi ejo akaba mubi, ariko havuka n'undi utari mwiza, nawe agomba kwitabwaho kandi agakurikirana. Ikintu rero mu by'ukuri uko amategeko yubatse, ikintu cyo kuba abantu barekuwe bakiri kuri polisi, barekuwe bakiri mu bugenzacyaha, barekuwe bakiri mu bushinjacyaha, barekuwe n'abacamanza, ni ibintu bisanzwe kandi biteganywa. Kimwe muri principe nuko umuntu guha umuntu amandi mahirwe yo kwikosora no kugira ngo abeho neza, nabyo ni bimwe mu by'amategeko yemera. Ariko yahawe amahirwe ntayakoreshe neza, mu by'indimi z'amahanga bavuga kwa abusing, ubwo nyine mu mategeko ahita akurikizwa akora akazi kayo. Ariko mu by'ukuri ntabwo bavuga ngo buri muntu wese ukoze ikosa n'icyaha wese umushyire mu gihome. Birumvikana ko hari n'abacamanza n'amategeko bareba bakavuga bati iyo turebye amateka y'umuntu, turebye uko yitwaye, turebye uko arabaye muri societe, birashoboka ko yahabwa andi mahirwe, yenda agahabwa igifungo gisubitse cyangwa akabamurekura kuko babona hari impamvu zo kumurekura yakwikosora,
cyangwa bagafatwa umwanzuro yuko anahanwa. Ibyo byose birateganyijwe. Ntabwo wagira itegeko umukozi kosa wese amanuke, ntabwo byakunda, sinzi ko bishoboka. Hari nayo mahirwe, ariko nyine nicyo abiga amategeko no kuyatunganya babereyeho bashobora kwiga n'ubundi wenda mufasha kugira ngo dufatanye. Ariko ikintu cy'ingenzi nuko twebwe muri sosiyete tugomba kugira uruhare mu kugarura abantu bose tubona bagiye kuyoba, guhera mu rugo, aho dutuye n'aho dukorera. Abantu natwe tukabashyiraho ijisho, nitubona umuntu imyitwarire atari myiza tangire kumubwira tuti garuka hakiri kare bitarageraho ibi ngibi bigeze mwaraye mu Rwanda. Ni ingingo itari kuri okay, sorry, nashaka kubaza ku kindi wenda kitajyanye n'iyi ngingo nyamukuru mwadutumirije ariko bifitanye isano. Ejo twabonye andi mashusho y'umunyerondo wakubiswe n'abakekwaho ubujura bamwe bita Marine hariya Sonatibe. Nagira ngo wenda muduhe amakuru niba hari icyo mwabikurikiranyeho cyangwa se kugeza ubu ngubu hari icyo mwabimenyeho. Ikindi kijyanye n'icyo nashaka kubaza ni ukubaza niba aba banyerondo tubona cyangwa se na daso ni abantu bakorera ku nzego zo hasi zegereye abaturage, nibo bahura rimwe na rimwe bwa mbere n'aba bantu bahungabanya umutekano, ariko ubona ubushobozi baba bafite bwo guhangana tubona baba bafite n'intwaro gakondo budahagije, rimwe na rimwe bakaba wenda ahubwo banahunga cyangwa nabo banahohoterwa. Ntabwo mubona ko bishobora kuba ari bimwe wenda mu hari icyuho gishobora gutuma aba bantu bahungabanya umutekano bese badacogora kubera ko abari hariya hasi ku nzego z'ibanze ubona nta bikoresho baba bafite bihagije byo guhangana nabo? Murakoze. Babandi bagaragaye Kicukiro barafashwe, icyo nicyo nakubwira. Icya kabiri kibaje, hari ukuntu abantu bajya babaza ibintu, ubwo simvuga we no muri rusange, bakamera nkaho ari bantu bindeba.